Ndagusoje kandi ngwaye kaze wudahema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi cyangwa se uko bwije nuko bukeye. Nkuko maze kubimenyera ahangaha turebera hamwe inkuru ziri turundi cyangwa se amateka y'ibyamamare. Noneho rwose ndagarutse ariko reka mbanze nsuhuze cyane ndetse kandi rwose nshimire abantu mwese mukunda ibyo dukora. Niba uzi neza yuko ujya ureba video zacu utuye mu Rwanda cyangwa se wenda utuye no hanze yarwo, especially rwose abantu mutuye muri Canada, abantu mutuye muri USA cyangwa se muri Amerika, mujya mutwereka ko rwose mudukunda, Imana igikomeza kugenda ibagirira neza cyane. Si ibyo gusa kandi niba utuye mu Rwanda, mu Burasirazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, Iburengerazuba bw'u Rwanda, Imana ikomeze kugenda ikugirira neza cyane. Meze mutesi cyangwa muraho wambwiye mine oyambwira bro Nkuko muri kubona rwose uyu munsi tuzanywe n'inkuru y'ibyishimo, nta kindi navuga usibye kuvuga ngo Satani aratsinzwe, umurozi arapfuye, hashimwe Imana ku bwa Nyambo. Nyambo Jessica yaterewe ivi ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Abantu benshi bari kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese Nyambo umugabo we yitwa nde? Ese atuye hehe? Akora iki? Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese no kubera iki Miki atagaragaye mu kirori cya Nyambo? Ese no kubera iki Jojo atagaragaye mu kirori cya Nyambo kandi tubizi neza ko rwose ari inshuti bakoranye bikomeye? Nta kindi usabwa ni ukuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Ngiye uri kumva nk'ibisanzwe cyangwa se ngiye mwumva umunsi ku munsi, amazina yanjye nitwa Iva. Ubundi byose bijya gutangira byatangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka turimo. Bamwe baragize bati rwose nanduru ivugira ubusa ku musozi, abandi bati kandi burya ngo nta muntu yutwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ibyo byose nibyo byabaye kuri Nyambo gusa. Bamwe bari baje bati se yaba ari Titi Brown cyangwa ntabwo ari Titi Brown, abandi bati nyamara ntabwo ari Titi Brown ahubwo fiance wiwe yagizwe ibanga cyane, dore yuko n'ikirori cyabaye mu ibanga cyangwa se cyabaye mu ijoro ryo kuwa 23 mu kwezi kwa karindwi. Rwose nubwo Nyambo yakomeje kubisha abakunzi biwe akabitsimba abafana biwe, ariko byaje kurengera finally wa mugani uvuga ngo rwose akuzuye umutima agasesekaro ku munwa ari byo bintu bimubayeho gusa ubwo yavuganaga na Chita ari mu kiganiro. Chita yagize gutya ahamagara Nyambo mu kiganiro aramubaza ati se koko niragire Emile koko bagutereye ivi? Nyambo yaramusubije aragira ati Chita nakubeshyi, uwo nahoze nsengera, unananditse mu gakayi kanjye, nari naranditse muri agenda yanjye, rwose naramubonye, nabonye umusore mwiza kandi umusore umwiriye, ndamukunda, mwiyumva mu nzakora buri kimwe cyose kubera we. Ibyo byose byashimangiye neza inkuru ya nyayo, byashimangiye ukuri kubiri kuvugwa. Bivuze ngo abantu benshi bakomeje kugenda babona amafoto batangiye gutekereza batese koko ni AI nk'iyabanje, ese koko nyine ni scam? Ariko byaje kurangira umukobwa witwa rwose Nyambo ahamije ukuri, avuga yuko atari ikinyoma, avuga yuko yaterewe ivi kandi rwose byapanzwe cyangwa se byateguwe neza cyane. Nta kindi twavuga aka kanya usibye kuvuga ngo Nyambo Jessica niragire Aime, congratulations, Imana izakublessing, Imana nyine uzonkwe ibintu byose wifuza. Ibyo sinzi uko nge nabivuga, ariko niba nawe uri umukunzi wa Nyambo ucase muri comment umuguruti rwose Nyambo uzagire urugo ruhire, Imana izakubakire, uzabyare hungu nakobwa, ibintu byose wumva wifuriza Nyambo ujyase muri comment irafunguye aka kanya, umwandikira ibintu byose wumva wifuza. Nyuma y'ibyo byose rero abantu benshi none bakomeje kugenda bibaza ibintu byinshi cyane, aho bamajije kwemerera yuko rwose inkuru ya Nyambo ariyo. Abantu benshi rwose mwari mufite amatsiko mwibaza muti se Nyambo azashaka umugabo umeze gute, ko uyu mukobwa ari mwiza, ko yitonda, ko ateye neza, ko ari wa mukobwa uri mu bakobwa nyine baryoshye inyarugenge cyangwa se nyine bameze neza, baberewe kandi bagaragara neza cyane. Ese azarungurwa n'umugabo umeze gute? Nyine niwe mugabo uzamutsindira, niwe mugabo uzatsinda cyangwa se uzegukana umwamikazi wacu dukunda? Nyamuneka uyu mugabo ubundi amazina yewe yitwa Uwiringiye Richard cyangwa se Richard, yitwa Uwiringiye Richard. Ikindi cya kabiri wamumenyaho nuko uyu mugabo atuye mu gihugu cya Australia cyangwa se muri Australia, kandi rwose akaba akorera mu bihugu by'Abarabu i Dubai.
urumva yuko rwose Nyambo agiye kwitwarirwa rwose abandi nyine wenda mwajyaga mutekereza yuko Nyambo mwamutsindira Nyambo rwose yaba uwanyu. Amahirwe menshi rwose byarangiye bamaze kumuterera ivi kandi yabyemeye, ubwo igisigaye ni ukumunywera inzoga umukobwa wacu. Nyamuneka abantu mwavugaga mutise Nyambo koko nibyo yabishimangiye kwa Chita yamuhamagaye ikiganiro cyose nakirebye, yamubwiye ngo rwose Chita ndashima Imana ibyo nanditse muri agenda yanjye, ibyo nanditse mu gakayi wa undi nahoze nsengera rwose tugiye kubana, afite imico imyitwarire nkunda kandi nishimira, niyo mpamvu namuhisemo cyangwa se niyo mpamvu nyine nemeye kumuhereza akaboko, ubundi nyine akanyambika impeta cyangwa se rwose akanyuzuza urukundo. Niyo mpamvu uyu munsi wumva yuko nyine akuzuye umutima kariho gasesekara ku munwa. Nyamuneka reka tugaruke inyuma cyane. Abantu benshi mwakomeje kugenda mubaza mutise ubundi Nyambo Jessica ni muntu ki, nyine yakuza ate, yabayeho gute? Nabakoreye inkuru, nabakoreye story, uze kugenda uyirebe ikiganiro cyose ndagishyira hasi muri comment. Ni amateka ya Nyambo aho yize. Icyo nakubwira cyo ni uko Nyambo ubundi amazina yiwe asanzwe yitwa Niragire Aime. Abantu benshi rwose ngo bari bazi ko yitwa Miss Nyambo, abantu benshi bari bazi nyine yuko yitwa Nyambo Jessica. Ntabwo ari byo, yiswe n'ababyeyi be Niragire Aime. Yavukiye mu karere ka Kirehe mu murenge witwa Nyarubuye. Abantu rwose mutuye mu murenge wa Nyarubuye ahantu hitwa Inyabitare, naho ngaho Nyambo yavukiye. Abantu mutuye mu karere ka Kirehe, ese Inyarubuye urahazi? Umurenge wa Nyarubuye ahantu hitwa Inyabitare niho rwose uyu mukobwa wanyu yavukiye kandi niho yakuriye. Icya kabiri wamumenyaho, uyu mukobwa yize mu karere ka Rusizi, nyuma yaho aza kuhava ajya kwiga i Nyagatare. Nyuma avuye i Nyagatare yaje guhita nyine noneho asuza amashuri yiwe, ari nabwo yaje muri sinema azanywe n'uwitwa Asiya Umutoni. Izo nkuru zose nazibabwiye, nta kindi usabwa rwose, hano tubagezeho inkuru nziza kandi inkuru ziryoshye, inkuru zishimirwa na buri muntu wese, inkuru zitomoye. Ku musozo wa video ngiye kukubaza akabazo gato cyane, nyine wenda nshaka yuko tuganira cyangwa se nshaka yuko nyine twunguranaho ibitekerezo. Ese ku ruhande rwawe witegereje neza urabona ari couple nyine yura mukunzi wa Nyambo na couple ya Titi Brown na Nyambo, urabona ari ye couple yari ijyanye cyane? Ntabwo nshaka yuko nyine dukora debate, ariko twakungurana ibitekerezo. Wenda nubwo wenda nyine baravuga ngo wenda nyine twebwe yari amahitamo yacu nk'abantu cyangwa se niko twabitekerezaga, twumvaga rwose Nyambo na Titi Brown babana uko byagenda kose kuko bari baberanye. Ikindi cya kabiri barahuzaga cyane, nyine babona wabonaga yuko icya mbere barangana, nyine bari mu rugero, urabona yuko rwose mu myaka ari couple iberanye. Ariko se ku ruhande rwawe ari couple yari shari na couple Titi Brown na Nyambo, urabona Nyambo yari akwiriye uwuhe mugabo muri bano bose? Ndashaka ko tubiganiraho cyangwa se ndashaka ko twungurana ibitekerezo. Ntabwo ari debate, ni ukugira ngo tuganire cyangwa se ni ukugira ngo nyine twungurane ibitekerezo. Ndagushimiye cyane rero warebye ino video kuva itangiye kugira ahangaha igeze. Niba yahageze uze kwandika hasi muri comment uti Ivan, iyi video nayirebye kuva itangiye kugira igeze ku musozo, ubundi njyewe uze kumbaza impamvu nabikubashije.